Yes, mbahaye ikaze bakunzi ba P-Mining TV aho muherereye hose. Wowe uri mu Rwanda nawe uri hanze y'u Rwanda, wowe ukurikira umuyoboro wa P-Mining TV ndagusuhuje. Uyu munsi rero tugiye kureba mining dufite dushobora kumayininga zikagira icyo ziduha, zikagira umusaruro zitanga mu bapayona mu bantu bose bamayininga. Mwebwe rero mukurikira umuyoboro wa P-Mining TV, mukurikire mwitonze nimwihutishe maze namwe murebe mining mukwiriye kumayininga zikagira akamaro. Yes, mining ya mbere rero turaza dusange ni Pi Network. Yes, Pi Network ni mining ya mbere irimo ibica bigacika. Murabizi uko tumayininga Pi. Hanyuma mining ya kabiri. Mining ya kabiri turasanga ari Ruby. Ruby muri kuyireba nayo ni mining ikora nka Pi Network. Hanyuma indi mining ikurikiyeho ni mining ya Delta. Delta nayo ni mining abapayona mukeneye kugira ngo mu mining maze mubyaze umusaruro zino mining zirimo mining. Hanyuma indi mining niyo twita Citra. Izo mining uko ari enye rero mugerageze uko mushoboye namwe muzikoreshe kuko ni mining zigezweho kandi zirimo ziratanga amafaranga akanagurwa. Murabizi yuko iyo twinjiye mu marari ya magroup ya WhatsApp musanga ano mining yose arimo asabwa kugira ngo abantu bayagure. Mudacitswe rero ngizi mining nawe wa mininga muri iyi minsi ukabyaza umusaruro. Yes, reka rero tubanze tubasuhuze mwebwe mukurikira uyu muyoboro, duhana ikaze abantu bashyashya. Abantu bashyashya murasabwa ukanda subscribe mukaye no kunzogera kugira ngo igihe cyose amakuru anyuze kuri P-Mining TV namwe ajya bagera igihe. Namwe rero mwamaze gukanda subscribe, mwasharinga, mukanda like, mukandika muri comment kugira ngo mudusabe byinshi mukeneye kuri izi mining. Bahaye ikaze rero. Hanyuma mining ya Delta. Mining ya Delta ndatekereza yuko muyizeho byinshi uko nigeze kubibabwiraho muri video yatambutse. Aho nabasezeranyije yuko nimuyikunda muzandika muri comment mumbwire dufungure account. Hanyuma iyi mining ni mining ije mu minsi mikeya ikabiri mikora nka Pi Network. Ahangaha tukora security cycle, tukamayininga uri masaha 28 uko arangiye. Icyo usabwa rero ni ugukurikira ukandika muri comment igihe cyose wumva ukeneye ino mining ya Delta. Si yonyine rero reka turebe kuri mining ya Ruby. Ruby nayo ni mining nziza cyane. Iyi mining yo ya Ruby iri ku ma exchange. Iyi mining iri kuri exchange aho irimo igurwa. Nujya kuri exchange zitandukanye urasanga Ruby irimo igurwa kandi ku magiciro cyiza. Akanya nujya mu magroup ya WhatsApp ahantu hose urasanga Ruby irimo ishakishwa kugira ngo igurwe. Ngiyi Ruby rero, ngiyi mining ya Ruby aho ikenewe n'abantu benshi cyane, aho ari mining nayo yoroshye. Iyi nayo ikora nka Pi Network. Icyo ikora hano murareba, hano tuzagira groups irasa kugira ngo ufite abantu bari muri group. Murareba hano hose muragenda mureba ifite iragenda itanga amakuru atandukanye. Hano kuri Elon Musk ibyo yagiye avugaho muri kubireba hano, ifiteho amakuru menshi cyane atandukanye. Mu gihe rero nawe uzaba uyikunze, niwumva ukunze iyi mining ya Ruby. Ruby ni nziza cyane, nongera mbibabwire ku isoko irimo iragurwa. Aha rero nuyikunda nabwo urandika muri comment
usabe kugira ngo dufungure akawuti. Njye nabwiye yuko nkaho kugira ngo nze nkubwira ngo fungura akawuti ku kintu utigeze ushakiraho amakuru, utigeze ukunda, nzabanza nkiguhe nkikubwireho amateka, maze nurangiza nugishima usabe dufungure akawuti. Aha rero njye mbazaniye iyi mining ya Ruby kugira ngo nawe uyirebe uyikunde. Nubona uyikunze uzasaba dufungure akawuti. Iyi Ruby nayo rero ni ukumayininga nk'uko tumayininga kuri page. Ni ugukandaho amasaha 28 yarangira ukongera ugakanda. My friend, mugerageze uko mushoboye izi mining zirimo zibica zikabigacika ntizibacike. Ni mining nziza cyane, ni mining zigezweho, ni mining zije zunganira Pi Network. Murabizi ko iyo mining itangira ifite imbaraga. Wowe uzayimenya imaze kugera kure, uzamenye yuko uzayimenya nyine ibintu byararagiye usiga mininga ukeya ku munsi. Ngaho rero ba pioneers, bakunzi ba mining, bakunzi bifaranga koranabuhanga, ngizi mining nawe wabyaza umusaruro. Okay, hanyuma mining isigaye ni mining ya Sidra. Mining ya Sidra nayo ni mining nziza cyane kandi yo iri no ku isoko akakanya. Iri ku isoko, abantu barimo barayigura, ura mining Sidra ugahita unazigurisha igihe bamaze kuba verified. Yes, bakunzi rero ba Happy Mining TV, ba followers, ngizi mining uyu munsi nabateguriye. Hanyuma mu kiganiro gikurikiyeho tuzareba abazikeneye uko bazabangana ndetse na mining mukeneye, maze tubariyo dufungurira akawuti. Yes, ndabashimiye rero, ndabashimiye mbashishikariza kumayininga kuko muri iyi minsi tuni mwisi y'ikoranabuhanga. Mwamaze kubona yuko na banke nkuru y'u Rwanda BNR yatangiye kumva neza ibintu bijyanye n'ifaranga koranabuhanga. Aha rero bishobora kuba byashishikariza abari bamwe bacika intege ku mayininga, bumva yuko mining nta kintu ishobora kubafasha. Mwumvise ko bashyigikiye Bitcoin, bongeye babwiye yuko mwigomba kwirinda ziriya mining za piramide. Ziriya piramide nizo badashaka, ariko izindi mining zitarimo scam ziremewe. Yes, ndabashimiye. Bye bye, tubonane muri video ya mu gitondo tuvuga kuri Pi Network. Bye bye.